Haleluya. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Paulo intumwa yandikiye Abakorinto ibice 9 umurongo wa 24 na 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo: Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe abe ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ritangirika. Amen. Yesu ashimwe. Bene data, nitwa Twagirayezu Alex, ndi umukristo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPL, paruwase yanjye ni Gasavi. Tugiye kumara kino cyumweru tuganira hejuru y'amakamba. Tuzavuga amakamba 5 agaragara mu isezerano rishya. Ikamba rya mbere ari naryo turavugaho uyu munsi ni ikamba ritangirika. Hanyuma tuzavuga ikamba ryo kwishima cyangwa ryo kunezerwa. Tuzongera kandi tuvuge ikamba ryo gukiranuka. Hanyuma tuzavuga ikamba ry'ubugingo ritangirika. Tuzasoreza rero ku ikamba ry'ubugingo. Uyu munsi turavuga ku ikamba ritangirika. Mu cyongereza baryita imperishable crown cyangwa incorruptible crown. Paulo hano yaravuze ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Aravuga ngo namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. N'ikigeranyo yaravugaga ngo abatlete, abantu basiganwa biruka, bariruka bashakamo umuntu umwe bagororera. Aravuga rero ngo namwe aba ariko mwiruka, uko nguko mubona bagenza, aba ariko namwe mwiruka. Avuga ko twebwe hagomba kuzamo itandukaniro. Itandukaniro rimo ni irihe? Abo ngo babikorera kugira ngo bahabwe ikamba ariko ryangirika, riyoka, rifite igihe rizaba ritagifite akamaro. Naho twebweho tukaba turimo gushaka ikamba ritangirika, ikamba ridashobora kugira uburyo, ridafite manda, ridafite garanti. Ikamba ritangirika. Ibintu byose kuri iyi si birangirika kandi bizarimburwa. Yesu atwingingira kutabika ubutunzi bwacu mu isi, aho ingese n'inyenzi ziburya kandi abajura bakabwiba. Ibyo tubisoma muri Matayo ibice 6 ku murongo wa 19. Hanyuma ikamba turimo gukorera, ikamba turimo guharanira, ikamba turi kwirukira, ni ikamba ritangirika. Turi buze kuvuga ku bisabwa kugira ngo umuntu atsindire rino kamba. Paulo yaravuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Aha ndagira ngo nongere mbisubiremo. Umuntu urushanwa, umuntu wese, umuntu uwo ari we wese, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Aziya, ahantu hose ari, akaba ari muri iri rushanwa, agomba kumenya ko agomba kwirinda muri byose. N'umuntu wese, ube warize, ube utarize, ube ukomeye, ufite amafaranga cyangwa ube unakennye ntayo ufite,
ube uri umuyobozi cyangwa uri imbata, uri umugaragu w'abandi, uciriritse, reka mbivuge gutyo, wenda uko umeze kose, birasaba ngo wirinde muri byose. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Bariya bo mu isi bo Pawulo aravuga ngo babikorera kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ati ariko twebweho tubikorera kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Ndashaka kugira ngo mbabwire, iyo bavuze kwirinda muri byose, aba ari ukwirinda muri byose. Kugira ngo uhabwe ikamba ritangirika nuko wirinda muri byose, ukirinda mu byo uvuga, ukamenya ko hari ibintu ugomba kuvuga n'ibyo utagomba kuvuga. Hari mu kanwa k'umukristo hari amagambo asohokamo, hari n'adasohokamo. Yesu yigeze kuvuga ko isoko itavamo amazi akereta ngo ivemo n'amazi meza. Ugomba kwirinda mu byo uvuga, ukirinda mu byo uvuga, ukirinda mu byo ukora, ukirinda watekereza, ukirinda mu byo utekereza, mu byo ukorera Imana cyangwa no mu mirimo ukorera mu isi yawe igutunze isanzwe. Ukirinda, wirinde. Donc umuntu ushaka iri kamba, imperishable crown, ikamba ritangirika, biramusaba kugira ngo yirinde muri byose. Wirinde muri byose, mwene data, wirinde. Ntabwo ushobora guhabwa ikamba utakurikije amabwiriza. Bariya biruka, bariya bakinnyi biruka, hari ibintu baba barabwiwe bagomba kugenderaho. Isaha yo gutangira amarushanwa baba bayizi, baba banazi imyenda y'amarushanwa. Hari n'ibindi bo biyongereraho nk'imyitozo. Hari igihe batababwira ngo mujye kwitoza, bo bababwira kurushanwa gusa. Ariko umuntu akamenya ko kugira ngo azabashe gutsinda irushanwa agomba no kuba yaritoje, akashaka umwanya akitoza, agashakisha n'ibindi bintu batamubwiye, ariko abona bishobora kuzamufasha, yaba ibiribwa cyangwa se ibiki bishobora gutuma umubiri hakora neza. Ibyo arabitekereza, aravuga ati ni iki cyamfasha kugira ngo nzatsinde ririya rushanwa. Hari amabwiriza atangwa n'abakoresha irushanwa, ariko nawe ubwe hari ibyo avuga ati nange ngomba kwitwara gutya kugira ngo nzabashe gutsinda neza, nzasige abandi nzabarusha. Aha niho ibyanditswe byera bivuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Mushakashatse, mujye mushakashake, mukore ubushakashatsi, mukore recherche, mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Mwirinde muri byose. Hanyuma umuntu wirinda muri byose azahabwa iri kamba ritangirika. Iri kamba ritangirika azarihabwa. Pawulo yavuze ngo nawe ariruka, nuko tutasomye imirongo myinshi kuko dufite iminota mike. Ngo nawe ariruka, ariko ntabwo ari nk'utaza aho ajya arahazi, ari kwiruka, azi ibyo akorera, azi ibyo aharanira. Nawe nk'umuntu uzi ibyo uharanira, uragomba kwiruka. Ukiruka mu gitondo, ukiruka nimugoroba, ukiruka. Twebwe urugendo rwacu ni uguhora tugenda. Isiganwa ryacu rizarangira impanda zivuze. Impanda itaravuga, irushanwa riracyakomeje. Ntabwo wemerewe pause. Waba wicaye ugomba kumenya kuri mu isiganwa, waba uri muri biro ugomba kumenya kuri gusiganwa. Uburyamye ari kuri gusiganwa. Donc ni isiganwa ryo mu mwuka, ntabwo ari isiganwa nk'iryo turebesha amaso.
ntabwo ari fizike, ni isiganwa ryo mu mwuka. Tuba twiruka dukataje, nubwo ab'isi cyangwa se abantu batabyumva, batabizi, batahawe kubimenya, badashobora nyine kubyumva, ariko tuba turi gusiganwa, tuba turi kwiruka tugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Ndagira ngo rero nkwibutse ibisabwa muri iri siganwa turimo ryo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Mwene data, ibisabwa ni ukwirinda muri byose, aho uri hose. Ukaba wariyemeje kuza muri iri rushanwa, ukaba wariyemeje kuza muri kursi, mu kwiruka, ikintu bigusaba ni ukwirinda mu bintu byose, n'ubu wumva ijambo ry'Imana urasabwa kwirinda, kuko Satani yari kwambura. Urasabwa kwirinda. Satani agenzwa no kwiba, agenzwa no kwica, agenzwa no kurimbura. N'ibyo bintu bimujyana, n'ibyo bintu abereyeho. Rero wirinde kugira ngo atakwambura. Ibi bintu byumve ko ugomba kwirinda muri byose. Hari igihe twigisha ibi ngibi tukabwira abantu ko bagomba kwirinda, abantu bakavuga ngo izo ni discipline ngo z'amatorero ngo runaka. No, uragomba kwirinda ku kintu icyo ari cyo cyose. Kwirinda ku kintu icyo ari cyo cyose, ukirinda wambaye, ukirinda urimo gukora amasuku ku mubiri, ukirinda niyo uri gufungura ugomba kwirinda, mbese ukirinda kubikora bitandukanye n'iby'Imana ishobora gushima, ukirinda kubikora bitandukanye n'iby'Imana yashima. Hanyuma umuntu wirinda uko bisabwa, uko bitegetswe, azahabwa ikamba ritangirika. Wirinde. Bibiliya iragusaba kwirinda, irakubwira kwirinda kandi muri byose, ukirinda muri byose. Reka dusubike, tuzasubukura ejo tuvuga kuri indi kamba. Uyu munsi twaganiriye ku ikamba ritangirika. Twabonye ibisabwa, tubona ko ari ukwirinda muri byose. Hanyuma Imana ikugire neza kandi iguhe umugisha. Reka dusenge. Mana yacu yo mu ijuru, Mana ikomeye, tuzi ko turi mu isi irimo Satani ariyo akoreramo. Turagusaba kugira ngo udushoboze kwirinda, dukore ibyo ushaka, hanyuma tuzabashe guhabwa rino kamba ritangirika. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.